hari impamvu ikomeye tugomba kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi. Ndakubabwira ko iyo mpamvu ari uko akanyabugabo, kwigirira icyizere, kwiremamo imbaraga cyangwa se guterwa imbaraga n'ibindi bijyana n'ibyo bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa uhita utangira kunuka. Tugomba guhora twiyuhagira buri munsi kugira ngo tutanuka. Rero n'ijambo ryahindura ubuzima ni ukuryumva buri munsi, kubera ko bidutera imbaraga bimeze nko kwiyuhagira. Uhagarika kubyumva ugahita utangira kunuka. Tugomba kumva ubutumwa bwiza buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi. Muri ya gahunda y'ijambo ryahindura ubuzima rero tugiye kujya tugaruka ku bantu bahani iwacu nk'uko byahoze. Buri wa kane tuzajya tugaruka ku bantu ba hano iwacu i Rwanda. Mu Rwanda dufite inzu z'ibitabo, tugiye kujya rero tubagarukaho. N'ikimenyimenyi uyu munsi tugiye kugaruka ku gice cya kabiri cy'amagambo ahindura ubuzima yavuzwe na Revera Pasiteri Dogiteri Antoine Rutayisire. Abantu benshi niwe bifuje ko twagarukaho muri bya bitekerezo bagiye batanga. Uyu rero ni umwe mu bagabo bamaze kumenyekana cyane mu bijyanye n'ivugabutumwa hano mu Rwanda. Yabaye n'umuyobozi wa paruwasi ya Remera mu itorero Anglican, ariko kuva muri 2023 ari mu kiruhuko cy'izabukuru. Akaba yaravutse mu mwaka w'1958. Avukira mu karere ka Gatsibo y'uno munsi. Umugabo wubatse, ufite umugore n'abana 4, akaba afite n'abandi bana benshi yareze. Akazi k'ubupasiteri yagatangira mu mwaka wa 2007 kugeza muri 2023 ubwo yajyaga mu kiruhuko cy'izabukuru. Yakuriye mu muryango wa Gikristo, yakuriye mu idini Gatolika. Akiri muto yumvaga yazaba padiri, anagerageza kwiga mu seminari, ariko nyuma agize imyaka 19 kuba padiri biva muri gahunda yikomereza kaminuza mu buryo busanzwe. Uretse ko nyuma byaje kumukurikirana ibyo kuba umukozi w'Imana, biza kurangira abaye pasiteri. Amashuri abanza yize i Nyabisindu muri Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi, ayisumbuye ayiga muri Petit Seminari Saint Kizito Izaza, hanyuma kaminuza ayiga mu cyahoze ari kaminuza y'u Rwanda, kaminuza nkuru y'u Rwanda mu bijyanye n'indimi n'ubuvanganzo. Nyuma yaje gukora masters mu byo kwigisha indimi muri kaminuza yo mu Bwongereza muri University of Northwest. Yakoze kandi masters mu bintu bijyanye n'ubuyobozi, ibyo bita global leadership. Aza no gukoramo doctora mu bijyanye no kwigisha abayobozi. Pasiteri Rutayisire azwi kandi nk'umwanditsi w'ibitabo w'umuhanga. Ni inzu y'ibitabo. Benshi bakaba bamufata nk'umugabo w'umunyakuri kandi w'imico myiza. Akiri muto yifuzaga kuba padiri. Mu magambo yigeze kuvuga ngo hari igihe hari kuri Noheli, ubwo ni mu mwaka w'1966, benshi mwari mutaravuka. Kigera afite imyaka 8 gusa y'amavuko. Yabonye ibintu bimutera kumva ko kuba padiri ariyo mahitamo ye y'ahazaza nta kabuza. Umwana rero wavukiye mu cyaro cyo mu Rwanda rw'icyo gihe, yabonaga inzu hafi ya zose ari nyakatsi. Mu magambo ye akomeza avuga ko ngo icyo gihe nagiye ku kiliziya bwa mbere mbona inzu nini ndende nziza ntigeze mbona rwose, yari ndende hasi no hejuru. Ndavuga ni niba Imana ifite inzu ingana gutya, burya Imana irakomeye. Nimba mukuru nzaba padiri nkorera Imana kugira ngo nimpfa nzajye mu ijuru. Icyo gihe ageze imbere abona none ishusho ya Bikira Mariya. Ati niba uyu nguyu ari nyina wa Yezu, ngomba gukora ijuru nkazajya kumwibonera amaso yanjye. Ibi kandi byatizwaga umurindi n'umubyeyi wahoraga amubwira ko yifuza kuzamubona yambaye ikanzu y'abapadiri. Yize mu seminari ari umuhanga, uretse ko mu mwaka w'1973 bahuye n'ibibazo babirukana mu ishuri. Icyo gihe kandi hari nyuma yo kumwicira umubyeyi we. Gusa nyuma amashuri ya kiliziya yagaruye abanyeshuri bayo, nawe agaruka atyo aza gusoza mu mwaka w'1977. Yarangije amashuri yisumbuye afite imyaka 19. Amaraso y'ubuto n'ubushyuhe bw'icyo gihe, ubuzima bw'iraha bwariho n'amafaranga yariho, yatumye abasubitse igitekerezo cyo kuba padiri. Ibi byamusunikiye kubaho ubuzima busanzwe nk'ubw'abandi basore bose. Amafaranga yari ariho, ifaranga rijegera, ukora ikintu ushaka nk'uko abyivugira, ubyinira aho ushaka, unywa inzoga ushaka, uryamana n'abo ushaka. Yivugira ko bwari ubuzima bw'iraha rikomeye. Nyuma yaho rero ni nabwo yagize amahirwe yo kujya kwiga kaminuza, iby'ubupadiri birangira gutyo. Arangije kaminuza nibwo yumvisemo ko ubuzima bw'iraha nta kintu bumaze, ko nabwo ari ubusa. Nyuma yaje gusoma Bibiliya, asoma inkuru ya Yesu, ahita afata icyemezo
icyemezo cyo gukizwa. Ni byari nababwiye bya frequency. Yakijijwe mu mwaka wa 1983. Urumva ni ibintu yatangiye akiri muto, ariko gukizwa biramukurikirana mpaka yakomeje kujyanwa ku nzoga kugeza mu mwaka wa 1985. Birumvikana nubwo yari yarakijijwe, yari akiri mu idini gatolika, kandi rimwe na rimwe gusoma gakeya ntabwo ho biba bibujijwe. Kugeza mu mwaka wa 1990 yari akigasoma. Kimwe mu bintu byamukuye mu idini gatolika nuko yagowe no kuba umukristo gatolika, ariko nashaka kubwiriza ubutumwa. Rimwe akajya mu kiliziya kumva padiri abwiriza, ariko bikaba bimeze nko gupfundikanya, nko gupfunyikira amazi abakristo. Inyigisho zirimo filosofiya nyinshi handitse ku buryo bigoye kubihuza n'ubuzima bwa buri munsi. Kandi no padiri ntanabwire abakristo ikintu gishobora guhindura ubuzima bwabo bwa buri munsi. We yabibonaga nko kurangiza umuhango. Iki nicyo cyatumye yiyemeza gutanga umusanzu we mu gufasha abantu kubaha inyigisho bumva cyane kurushaho kandi zigira uruhare mu guhindura ubuzima bwabo. Icyo gihe nibwo yatangiye kuri mu dutsinda tw'abantu akabigisha bagahinduka. Abamuzi cyane bamuzi hari Rulindo. Yabwirizaga abarokore bagakizwa kandi ari umukatolika. Ibintu rero byafashe indi ntera ubwo andi matorero nk'Abangilikani yajyaga mutumira ngo abwirize. Mu mwaka wa 1990 hashinzwe umuryango w'abanyeshuri bo muri kaminuza, noneho bamutorera kubayobora. Wari umuryango wa Protestant. By'akarusho umukobwa bakundanaga yamubwiye ko adashaka kuzajya gushyingirirwa kwa padiri. Rutayisire ati saho nkuye, kubera ko nanjye namaze gufata icyemezo cyo kujya mu itorero rya Anglikani. Kandi muri iryo torero niho uwo mukobwa yasengeraga. Amata rero ababyaye amavuta gutyo, baba bahindutse Abanglikani gutyo, ibya Kiliziya Gatolika babivamo. Bimwe rero mu byamukomerekeje umutima cyane birimo politike mbi yari icyo gihe. Politike mbi yatumye se yicwa ndetse yirukanwa muri kaminuza nta cyaha yakoze, azira amaherere. Hari igihe cyageze ubwo yigishaga muri kaminuza Icyongereza, haje gusohoka icyemezo cyo kumwimurira i Rulindo kwigisha mu mashuri yisumbuye, bamukuye mu kuba umwarimu w'Icyongereza muri kaminuza. Cyari igikuba gicitse kuri we. Byari nko kumumanura mu ntera, kandi bikorwa nta kosa na rimwe yakoze. Birumvikana ko bitari byoroshye na gato. Icyo gihe hari umwaka wa 1943, noneho muri iyo minsi yari narabonye buruse yo kujya kwiga doktora muri Amerika. Urumva ryari ishavu rikomeye cyane. Umuyobozi wa kaminuza yabanje kwanga kubyemera, avuga ko nta kosa yakoze muri kaminuza, ariko minisitiri yarategekaga bikapa. Nibyahereye aho yakomeretse kabiri ubwo umuyobozi wo muri minisiteri yamwitegereje cyane. Icyo gihe yaragiye gusinyisha ibaruwa, uwo muyobozi aramureba araseka, amuca amazi, arangije aramubwira ati erega mwagize igihe cyanyu, iki gihe rero ni icyacu. Rutayisire aramusubiza ati ko ndi muto, igihe nagize ni ikihe koko? Undi aramubwira ati niba atari wowe niso, niba atari so ni sogokuru wawe, bagize ibihe byabo, rero ubu ngubu ni igihe cyacu. Nyuma yaho kugira Rulindo byabanje kumugora, abanza rwose kwiyongezaho iminsi myinshi, asubira no mu cyaro, arwara agahinda gakabije kubera ko inzozi ze yasaga naho zisubiye ibubisi. Nyuma y'igihe ubukene bwaramuteye, abaho ubuzima bugoye azira politike mbi y'icyo gihe. Ikindi gikomere yagize ni igihe yafatwaga mu byitso. Mu mwaka wa 1990 bamuhaye pasiporo ajya muri Togo, agarutse asanga inkotanyi zateye. Hari mu kwezi k'Ukwakira. Umusirikare wo kwa Habyarimana ajya mu rugo aho yabaga, amubaza ibyo yaragiye gukora muri Togo. Asubiza ko yaragiye mu mahugurwa, ariko umusirikare yanga kubyemera, amutwara mu byitso, ariko kubw'amahirwe ntibagira icyo bamukoraho. Ibyo bikomere byose rero nibyo byatumye yiga ubugeni buri mu kubabarira nyako, ndetse bishibukaho inyigisho ze z'ubumwe n'ubwiyo. Ziriya nyigisho mu mwumvana zikomoka kuri ibyo bikomere. Nubwo yari yarakijijwe, ariko ntiyari yakababariye abantu bishe se mu mwaka wa 1933. None mu mwaka wa 1973 bakamujujubya, bakamwirukana mu ishuri. 1983 bamwicira hazaza. Kubabarira byari ikintu atiyumvishaga. Nyuma yaje kwicara asubiza amaso inyuma, aza gufata umwanzuro kuba umukristo nyawo. Yakoze urutonde rw'abantu yangaga n'impamvu abanga, arangije abereka Imana arababarira. Nyuma yaho rero habaye jenoside yakorewe Abatutsi, irangiye yumvise ijwi ry'Imana rimubwira ngo haguruka ubwiriza ubutumwa bw'imbabazi, ubumwe n'ubwiyunge. Yumviye ijwi ry'Imana atangira kubwiriza kuri radio, mu rusengero, muri za gereza, muri za stade, ahantu hose yagiye abwiriza. Yakomeje muri uwo mujyo kugeza ubwo abaye pasiteri muri 2007. Ako kazi
yakamazeho imyaka 18 dore ko yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru muri 2023. uyu mugabo rero yubahirwa inyigisho ze zuje ukuri kwinshi ziganisha cyane ku kubabarira, ubumwe n'ubwiyunge, imbonezamubano, ndetse akazisanisha cyane n'ubuzima bwa buri munsi abantu babamo. Abakunzi be rero nizere ko volume zose mwamariyemo, turebere hamwe amwe mu magambo yahindura ubuzima yagiye avugwa n'uyu mugabo mu gice cyayo cya kabiri. Turagerageza kuyahuza n'ay'igice cya mbere. uyu mugabo yigeze kuvuga ijambo rikomeye ngo ugomba kugira umumaro ariko ukagira n'ubwenge. umugore wawe ntazambara ubusa kandi urimo kwambika abandi. ariko iryo jambo rise rinyibutsa ijambo rya Robert Mugabe yigeze kuvuga ngo nushyira ku munzani ugasanga amafaranga woherereza abakobwa araruta kure ayo woherereza nyoko, ngo uzamenye ko uburozi bukora. uburozi burakora, wari ikimenyetso cy'uko uburozi bukora. Rutayisire ryunzemo ati ugomba kugira umumaro ariko ukagira n'ubwenge. umugore wawe ntazambara ubusa kandi urimo kwambika abandi. yavuze ijambo rikomeye ngo ingo zitandukana suko zirimo abantu babi, ahubwo zirimo abantu batazi icyo bashaka. yaravuze ngo unywa inzoga aba yibwira ko yabonye amahoro, ariko yakanguka agasanga ibibazo byikubye kabiri. unywa inzoga wibwira ko ubonye amahoro, wakanguka ugasanga ibibazo byikubye kabiri. yaranavuze ngo kunyurwa k'umugabo biva muri we no kunyurwa k'umugore biva muri we. aho guhora ushakisha abandi bagore cyangwa abandi bagabo, wazamura uwo muri kumwe. urugo rumeze nko kubaka inzu. inzu irubakwa, ugasiza ukubaka, ugasakara, ntabwo urugo rwiyubaka. yavuze ijambo rikomeye ngo inshoreke burya ibimeze nka shikarete, umuntu arahekenya yashiramo uburyohe akajugunya. yaranavuze ngo aho guhora witotomba wagize impinduka ukora. niba umuntu agukorera ibyo udashaka, aho guhora witotomba wamuvuye. niba inshuti yawe ihora iguhemukira, ku ruhande rumwe ni ikosa ryawe. umuntu yakweretse ibihabanye n'amahame yawe, wiga kubaho utamufite. aho guhora witotomba rero gira icyo uhindura, cyane ko kwitotomba guhangayika ntacyo bikemura, ahubwo gukora impinduka bihagarika kwitotomba. nijya ngunda kubabwira ngo niba ikibazo gishobora gukemuka nta mpamvu yo guhangayika, ahubwo uwo mwanya wo ukoresha uko wagikemura. niba kidashobora gukemuka nabwo nta mpamvu yo guhangayika, kubera ko guhangayika ntacyo bikemura. nijya ngunda kubabwira ngo warira ingunguru zingahe z'amarira ngo abantu n'ibintu wabuze byari bisobanuye byose mu buzima bwawe bigaruke. ni ingunguru zingahe z'imihangayiko zakemura ibibazo? ntazo. ahubwo gukora impinduka bikuraho guhangayika. yavuze ijambo rikomeye ngo ibyo utabona byose ntibivuze ko bidahari. ibyo utabona byose ntibivuze ko bitabaho. haranavuga ngo nk'uko injangwe iyo ibonye imbeba ubujangwe bwayo buhaguruka, ni nako ijipo ngufi ikangura ubujangwe buri muri wowe, bikarangira rero yiritse inyuma. ngo ubuhehesi buba muri wowe, nubwo rimwe na rimwe hakenerwa umushibuka. buri kintu cyose kigira imbarutso, buri kintu cyose kigira umushibuka. bise binyibutsa inkuru y'umusore. hari umusore wigeze kubaza umusaza, aramubwira ati mwigisha, ni iki kintu cyanyiza irari ry'ubusambanyi? uzi ukuntu umusaza yamushubije? yaramubwiye ati mbwira imbarutso. umusore aravuga ati iyo mbonye igitsina gore iteka irari rirazamuka. umusaza ati rero niba iyo ngiyo ariyo mbarutso yawe, ubutaha nubona umukobwa cyangwa igitsina gore ujye umuhisha amaso yawe ntukamurebe. umusore ati none se ninshiduka namurebye njye mbigenza gute? umusaza aravuga ati nushiduka amaso yawe yamubonye byaba byiza kutamuvugisha ukigendera. umusore arongera ati none se numvise namuvugishije byagenda gute? cyangwa ari we yitanguranyijwe akamvugisha naceceka nkirukanga. umusaza ati nibiba ngombwa kumuvugisha ukabona nta yandi mahitamo ahari uretse kumuvugisha, uzamuvugishe nka mushiki wawe cyangwa mama wawe. nubigenza gutyo irari rizagabanuka muri wowe kugeza ku rwego risubiye mu buryo bwa kamere. shakisha umushibuka rero uwuvugutira umuti. uyu mugabo avuze ijambo rikomeye ngo iyo ucecetse ujunditse ibyaha ntibikubuza kuba umunyabyaha. hari ibyaha dukora tuvuga, hakaba n'ibyaha dukora ducecetse.
aranavuga ngo imyambaro ntabwo ari igena agakiza, ariko agakiza gashobora kugena imyambaro. Kuba wambara birebire ntibivuze ko ukijijwe, no kuba wambara bigufi ntibivuze ko udakijijwe. Gukizwa bigaragarira mu mbuto werera buri kimwe cyose kikugaragiye. Muri make Imana abaturanyi batakubonamo ntayikurimo bihagije. Yashimangiye rya jambo rigira riti ushobora gukangura umuntu usinziriye, ariko byakugora cyane gukangura umuntu wirengagiza. Nta kintu kigora nko gukangura umuntu wirengagiza cyangwa se wisinzirije. Nubwo wamurya ibinyunguti, wamumenaho amazi agakomeza akisenzereza. Yigeze kuvuga ngo ijoro ryijima cyane iyo ryenda gucya. Imana iri hafi kugaragaza umucyo muri wowe. Hari igihe rimwe na rimwe ijoro ribanza rikijima cyane. Ndi bavuga ngo iyo zahabu igiye kurabagirana ibanza kunyuzwa mu muriro. Nawe rero kugira ngo urabagirane nkayo bisaba kubanza kunyuzwa mu muriro. Ushobora kuba uri mu bihe rero byo kurabagirana cyangwa uri mu bihe byo kunyuzwa mu muriro, ugomba kumenya ko biza bisimburana. Niba uri mu bihe byo kunyura mu muriro, menya ko igihe kiri hafi kugira ngo urabagirane. Yavuze ijambo rikomeye ngo kubabarira ni ibya buri munsi. Kwiga kubabarira ni ubuzima bwa buri munsi. Kubabarira ni ibintu bikubohora, nta gihombo kiri mu kubabarira. Niba dukosa buri munsi, kuki tutababarira buri munsi? No gusaba imbabazi ni buri munsi. Gusaba imbabazi by'akanya gato by'iminota 5 bishobora kugukiza ingorane z'imyaka 10. Uyu mugabo yaravuze ngo ubuzima burenze urusobe rw'ibyiza n'ibibi. Ubuzima buhita bukorohera iyo wihutiye kwemera ko ubuzima ari uruvange rw'ibyiza n'ibibi. Mu byo witega byose rero ukazirikana ko hari ibyiza n'ibibi. Mu byo upanga byose ukazirikana ko hari ibyiza n'ibibi. Ikintu gituma tubabara kuri iyi si ni ukwitega ibyiza gusa. Bivuze mu ncamake, ni ukwitega ibyiza gusa, kandi ugera imbere ugahura n'ibyiza n'ibibi kubera ko ubuzima ni uruvange rwa byombi. Mu byo witega rero ujye uhora witeze byombi. Yaravuze ngo ntushobora kuba butabamo ibibazo, kubera ko nubwo abandi bazanira ibibazo by'ubuzima cyangwa ari umunyu w'ubuzima. Nk'uko ibiryo bitarimo umunyu bitaryoha nta cyanga byagira, n'ubuzima butarimo ibibazo nta cyanga. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo kubaho neza si ukugira ibintu byinshi, ahubwo kubaho neza no kubaha Imana no kugirira abandi umumaro. Yaravuze ngo ni ukwitondera ikintu isi yose yashyize imbere muri iki gihe cyo gusuhereza abagabo. Turi ku isi iri kwica umugabo. Niba hari umuntu ufashwe nabi kuri iyi si ni umugabo. Turi mu isi imeze nk'iri gukona abagabo. Aranavuga ngo ubushuti nyabushuti ni ukugira icyizere ku muntu runaka, mu byiza akahaba, mu bibi akahaba, kandi nawe bikagenda gutyo. N'igihe udahari akahakubera, nawe n'igihe adahari ukahamubera. Ubwo nibwo bushuti nyabwo. Yaranavuze ngo guhemukirwa n'umuntu umwe ntibisobanuye kutizera abandi. Ibyo bindi nkunda kubabwira ngo ndwanya kuzinukwa. Uzumva umuntu akubwiye ngo yazinutswe abagabo bose, yazinutswe abagore bose, ariko nkunda kubabwira ngo igikomere watewe n'umuntu umwe gikizwa n'undi. Igikomere watewe n'umugabo gikizwa n'undi mugabo. N'icyo watewe n'umugore gikizwa n'undi mugore. Ni kimwe nuko icyo watewe n'amafaranga gikizwa n'andi mafaranga. Mu magambo yose uyu mugabo yavuze, munyemerere nyasoreze kuri iri ngiri. Yaravuze ngo umugore ntiyazanywe no kuryama kubera ko yabaga yarabikoraga, ntiyazanywe n'amafaranga kubera ko ntiyari yarishwe n'inzara aho yari ari, ahubwo umugore yazanywe no kunezerwa, kandi kunezerwa nyako ni ukumubonera umwanya. Hari n'amagambo meza arimo amasomo akomeye yavuzwe n'uyu munyabigwi wacu. Nizere ko yabanejeje.